Hello guys, welcome to Slimukatech. Uyu munsi rero tubafitiye ibintu byinshi nk'abantu batangira YouTube, Instagram, TikTok cyangwa izindi platform zikorerwaho. Rero uyu munsi isomo ry'uyu munsi ibintu tugiye kubabwiraho aba content creators benshi cyangwa abenshi dukora tech tutorial usanga iki kibazo tutakunda kucyitaho ndetse twibwira ko dushobora kubikoraho ariko ntitubone views. Ariko uyu munsi natinyutse nka Slimukatech kugira ngo nze mbikoreho icyo kibazo mbashe kuba nagisubiza. Abantu benshi bari baje senga icyo kibazo ni ikihe. Audience ntoya mfite abantu bageze mu 10 babashije ikibazo ati se abantu batangira YouTube cyangwa gukora content kuri YouTube ni iyihe application cyangwa ni izihe application dukeneye kugira ngo tube twabasha gukora edit ya video zacu. Rero tudatinze reka nze mbasobanurire izi application, mbasobanurire uko zikora ndetse n'icyo musabwa kugira ngo muzikoreshe. Na application imwe ibintu byose bikora ku buntu. Rero reka nze nkwereke uburyo bino bintu byose bikorwa, ariko rero niba ari ubwa mbere hano ndakwakiriye ndetse niba nawe twari dusanzwe tubana mu biganiro bya buri munsi nguhaye ikaze. You are welcome. Reka dutangire rero mbereka zino application. Tudatinze rero uraza winjire muri Play Store yawe. Google Play Store. Kuri Android cyangwa iPhone Google Play Store hose iriho. Uzukande hano handitse search. None wowe uraza hano basacingira hano hejuru ahangaha wandikemo InShoot. InShoot murabibona ko babitweretse InShoot editor photo for free. Ngiyi hano murayibona. Uze uyikandeho InShoot. Utegereze biroding. Rero InShoot numara kuyibona murabona ko InShoot ari ngiyi hano. InShoot rero kubera ko uramaze kuyidownloadinga uraza ukore open. Utegereze. Noneho twereka dusubira inyuma kubera ko twari twayinjiyemo. Noneho InShoot hano barakwereka ko ifite uburyo bwo kweditinga video. Ndetse ikaba yaneditinga amafoto. Urabibona hano ishobora no kweditinga ama collage cyangwa collage ni nko guhuza nyine amafoto. Ukayashyira muri shape ushaka, niba ari amafoto 10, 5 yose ukayaforoma. Reka aho buri kamwe rero twinjiremo ngende mbereka abantu bakora nk'umuntu w'umu content creator mushyashya. Hano kuri video rero uraza winjiremo ukande hano kuri new. Noneho uhitemo video yawe ushaka kweditinga. Utegereze iloading. Noneho hari abantu benshi badakunda amarogo y'ama-application baba bakoreyemo. Kuri InShoot rero urabona akarogo ko kuri InShoot ngaka hano. Icyo uraza ukore rero uraza ugakandeho. Ukande hano kuri remove. Ukande kuri remove. Ukimara gukanda kuri remove urabona ko logo yavuye. Nababwiye ngo iyi application ikora ku buntu. Noneho tugiye guhera hano ruhande Canva. Canva rero, Canva ni ibiki? Canva rero 4 n'ibice 5 urabona hano. Reka nze mbyerekana nibyo biraba byumvikana. Hano kuri 4 n'ibice 5 ni video za Instagram. Hano ku 9 n'ibice 6 ni video za YouTube short. Noneho ahangaha kuri 16 ku 9 ni video yemewe na YouTube. Noneho hano 9 kuri 16 ni video yemewe na TikTok. Abantu bakora documentaire rero nta bwenge bwinshi uzajya uzushyiremo. Uzajya uzukirike hano handitse feed. Niba ari ifoto ugiye gushyiramo ukirike hano handitse feed. Nizere ko rero iki ngiki kirangiye cyo kuri Canva. Audio noneho. Audio ikintu uzakora niba ari ifoto yawe uzaza kandi hano kuri music. Wabanje gukanda kuri audio uzukande hano kuri music. Uhakirike. Bazakwereka featured, bakwereke my music, bakwereke effects. Noneho uzaza ukika hano handitse my music. Ahangaha. Uze uhakirike. Ahangaha niho uzaza ukagira gute ugahita ubona ibintu wari codinze muri documentaire yawe cyangwa umuziki wagize gute wifuza gukoresha. Murabona nk'ibi byose nibyo twagize gute twari codinze.
aha noneho ibintu byo gushyiramo uze ukande icyo ushaka gushyiramo. Guys muraho neza. Noneho ibi ngibi urumva ko amajwi rwose kizahita kiza hano habe handitse use. Hano murahabona use niho muzahita muza mugakanda mukagikoresha. Noneho hano kuri featured, hano kuri featured abantu mwabuze background music, abantu mujya mwumva documentaire ya Mwanafunzi, ibi ngibi rero mwaza mugahitamo akajyanye n'ibintu ukora wumva bijyanye akaba ariko ukoresha. ama effect yo ndumva atatureba, ama effect yo ntago atureba. Ikindi kintu rero hano ni sticker, ama sticker. Sticker mujya mubona utuntu tumeze gutya, ukabona umuntu ayisaza akoze nk'akantu kameze gutya, akantu kameze gutya kaga fresh. Bibera hano rero ahangaha, bibera hano hantu ngiye kubereka. Uraza ugakirika ahangaha. Reka nzerekane neza, ndi kubona birimo kwanga. Ahangaha niho uza ugakirika kugira ngo kari akantu kaga fresh ugashushanye. Noneho umuntu ushaka gukora inkuru zo mu Cyongereza, umuntu ushaka gukora inkuru zo mu Cyongereza we araza akirika hano handitse AI speech. Noneho hano hejuru akwereka ngo enter or paste the text you would like to convert to speech. Uzaza nenda ujye muri ChatGPT pasting n'ibintu ushaka kwerekana, noneho ize igukorere ibintu byawe, iguhereze video nsa. Aya ni amajwi yo ibi ngibi byo rwose. Text noneho ni kwa kundi uzaza ukandikamo ibintu by'ibigambo uri nko gukora thumbnail cyangwa muri video introduction cyangwa icyo twita hooks ni kuri akuntu video itangira. Ikindi kintu hano ni ama effect, ama filter. Igihe amashusho yawe asa nabi ushobora kuza hano ama filter ukagenda uselegitinga hano hepfo. Ahangaha urabibona neza. Ahangaha ushobora kuza ukareba agasura keza cyangwa ibara ryiza ugaselegitinga byose. Ikindi kintu rero hano batwerekamo ni ugupipinga. Gupipinga ni kuriya kuntu ushobora gufata ifoto wafashe video, ariko hari aka video ushaka gushyira ku ruhande. Reka nze nenda irike nko kuri iyi video y'amasegonda 6. Urabona ko kaje hano muri screen. Rero ushobora kukongera cyangwa ukakagabanya, ushobora kugahengeka uko ubishaka, sibyo? Cyangwa ukakuzuza muri screen. Noneho ikindi kintu hano muri no application hari nk'agace uba ushaka gukata. Nushaka gukata rero uzaza ukande hano kuri split, kande kuri split. Kanenda twe dukanda hano kuri split, uzuhita ukanda hano delete. Urabona ko tubisibye. Ubwo mberetse gukata ndetse no gusiba ibintu. Ikindi kintu hano dufitemo ama animation, muzabibona ama crop, gukropa video igice udashaka, gukuraho ama background y'ibintu ukoresha hano handitse chroma cyangwa hano handitse cut out. Urabona ufashe nka video uri ahantu habi, uzaza wifashishe ino chroma iri ahangaha. Uzaza wifashishe ino chroma iri ahangaha, noneho ukureho ibyo bintu udashaka. Uzaza ukazunguze gutya, wongere cyangwa ugabanye. Urabona uko ugenda wongera hano kuri strength bigenda bigira gute, bisiba amahazamo igicu. Ikindi kintu niyo bita opacity. Opacity nenda hari nk'ukuntu video ifoto yawe bisa nabi, uko opacity ugenda uyongera niko igenda ishininga isa neza. Voice effect abantu benshi bajya bagira rwose. Guys muraho neza, ikaze Hello guys muraho neza. Hello guys muraho. Hano kuri voice effect niho bino bintu bagira gute babihindurira. Ikindi kintu ni duplicate. Reka nze nkwereke duplicate. Urabona uri hano kuri umusozo w'iyi video. Noneho kuduplicatinga ni ukuyiremamo kabiri cyangwa kuyikopiya, kuyidaboringa ikiyongera bwikubye kabiri.
Aha, duplicate rero mumaze kumva icyari cyo. Ikindi kintu ni freeze. Freeze ni gutya kuriya kuntu ifasha muri biriya bintu byo kugurutsa amafoto, ibintu nk'ibyo ngibyo byo kugurutsa amafoto. Reverse yo ifasha muri biriya bintu ukabona nk'umuntu ari kugenda asubira inyuma yongera agaruka. Nahangaha rero kuri ino ntuza ya option ya reverse baba bakoresheje. Aha, noneho ikindi kintu ahangaha, ikindi kintu muri iyi application, ikindi kintu ushobora gukoreramo ni iki ngiki. Reka tubishyire draft, tubigire draft. Noneho aha, noneho abantu mukora thumbnail, uzaza wemeze hano kuri iyi foto, ukande kuri new. Aha, nenda reka turebe nk'ifoto dushobora gushyiramo. Aha, iyi ngiyi wapi ntabwo byakunda. Aha, tuzamure turebe nk'ifoto nziza umuntu ashobora gushyiramo iyi thumbnail yacu duheruka gukora. Aha, urabona uzaza ukande hano kuri Canva, uyikande hano kuri 16:9. Iyi niyo thumbnail yemewe na YouTube. Aha, reka duhindure Canva noneho reka nenda tuyishyire nka hano ari no frame, tuyigire gutya. Urabona ukuntu yaba imeze, na hano urabona ukuntu yaba imeze, na hano urabibona, na hano urabibona. We rero uraza ugakanda hano kuri 16:9. None iyo umaze gukanda hano kuri 16:9 kugira ngo wongeremo andi mafoto, ukanda hano kuri sticker, ugakanda hano ku kantu k'agafoto, ugakanda hano hari akamenyetso ko guteranya. Aha, hano hari akamenyetso ko guteranya, cyangwa ugakanda ahangaha ugakuraho mu gihe ushaka kubikora ariko iyo foto wakuyeho background yayo kugira ngo thumbnail yawe ize gusa neza. Aha, rero nizere ko aba content creators mutangira, abo tubana muri group channel mwese, rero nizere ko abashyashya twaganiye mukumva mushaka kubikora, mwese muhawe ikaze. Iyi video ni yanyu, nzabakorera step by step y'uburyo ino application yacu ikora for free ku buntu, ikora ibintu byose kandi ku buntu. Iyo ushatse rero kuyegisportinga uzubakanda hano handitse export. Aha, handitse export na video niko bigenda, ukakanda export. Kuri video uhita uhitamo 1000, kuri video uhita uhitamo 1080 kubera ko ariho iba iri hehe muri HD. Aha, twanze gushyiramo amatangazo rero kugira ngo bataduhereza copyright cyangwa strikers. Rero niba ari ubwa mbere wageze hano kuri Silimuka Tech, nizere ko wakoze subscribe ndetse ukore na like, utange comment icyo twazakubwiraho, tujye tubana umunsi ku munsi muri video dushyira hanze. Ndagushimiye rero kuba wafashe umwanya wawe ukareba ino video, kandi nizere ko yabaye iyo agaciro.